ese koko nibyo ngo umwanzi wawe aguhora iruhande umusore Gael yarozwe na nyina kubera umugabo none urukundo rwe rwajemo ibigeragezo akubitwa buri munsi atukwa buri munsi kubera urukundo komeza kwirukanka kuri iriya mbwa cy'umusazi mayibo ndakungira umusazi mbese oya reka nkubwire papa ari ariko papa wawe ntabwo areba ejo hazaza ntabwo azi ejo hazaza hanyu papa wawe areba iby'uyu munsi nanjye umunsi ku munsi ndimo ndakora cyane kugira ngo ejo hazaza hanjye habe heza jewe ko nagushatse uri umukene hari wa muntu w'amata uri umushaka kuzakirira ku mwana wanjye ukubakirwa ibipangu hejuru y'umwana wanjye ubaha amahitamo y'umwana niba akunda uwo musazi we w'umureke urukundo rw'umusazi ni filime muzajya mukurikira buri wa gatatu kuri Madland Films tugafatanya inzira y'ukuri n'ubugingo ubura amaso ndebe gake mu bihe bitandukanye mu byiza cyangwa se ibibi ndagusezeranya ko ntazagutererana ari sara twite niba ukunda filime zirimo urukundo iyi filime ntizagucike kuko iyi filime ni nziza cyane ese koko ibi ni bya bindi bajya bavuga ngo urugo rubi rurutwa na gereza urumva ari ibintu birenze kuba nafashe amafaranga yawe nkayakoresha sibyo mbaza uno mugabo ngewe barambyaye ngo njye ndera bashiki be na ba nyina bagize ibirwara bitandukanye umuryango w'abatindi batajya babura ibibazo ese kuba umugore akurusha amafaranga bisobanuye ko asuzugura umuryango wawe umukazana yasuzuguye nyirabukwe none muviremo gupfa ariko umusore yabuze amahitamo intimba serious rero Iva ndi gushaka miliyoni 25 genda ayo mafaranga yose bofra yifuza genda uyafata uyamuhe agenda avuze ha soni uraje mu muryango bigize akaha kajyaye nta muntu uvuga nta muntu ukoma nta muntu ujya umenyera wambura uburu ni filime nziza cyane irimo abasitari bano mu Rwanda ndetse n'abadiaspora iyi filime izagica kuri Begin TV kuva ku wa mbere ku wa gatatu ndetse no ku wa gatanu mwicikwa ni muze tuyitangiranye kukira ryoshye sana birasa abari gukeka ko batwaye umwana uri kwibeshya kuko abo bararengana ahubwo itegure gukurikiza amabwiriza yanjye akantu ku kandi kuko ni wibeshya urabura ubuzima bw'uyu mwana sebaye nako wagira ngo urarwaye kada nta yamaso rwara rwose nta nyamaso rwara rero murabizi ko dusigaye tujya inama umwana akabura byose tubijyamo inama ibintu byose ntabwo nawe n'amatibo rimwe na rimwe munyibeta karekada wowe namba mpagaze hariya wowe akenshi nuko buri abahungu benshi bagukunda ko bari close to their mother aravuze ngo ntago abahungu bakunda kuba uruhande cyane rwa mama wabo atari wowe nzi ko bakunda ba nyina kubakunda ntabwo bivuze ko bari bakunda kuba bari close ahubwo ari utuntu tw'utubanga umukobwa aba akwiriye kumenya umuhungu atari nibyo nk'imihango nk'imihango nk'ubwiza ntabwo se ndi kwaka nka kotegisi ese wongeye kwaka kotegisi nabwira abantu nabo ngwino cyangwa agenda uyinyakire
ariko da nabyo ni niba ari ibyo ngibyo mugumane da rero reka mbabwire ikintu bahamagariye mwabibonye ko muri uru rugo haje mu ndi mugore shitani ingoma zahinda imirishyo Yaka. dayimoni imirishyo icyo rimwe mushaka kuyihidu nawe gusa urabaranira reka nawe duhinda nase mushaka kurwana yego cyane duha uruhushya tukwereke atahe ataraye kabiri we nuko utari kubivuga ngo mukore akazi niko tuba twakubashye mu iyi gihe sinzigera nubaha umuntu udakwiye kubahwa mwubashye ute mva rero mbabwire kubera ikibanza undi mwana noneho ikintu gitangaje ni uko kayira ibintu ambwiye bitandukanye n'ibyo nakagombye kumva ko mwapfa gupfa n'umuntu akazi mwaka kuri umungu mwiza wize kuzi gusenga icyo ari cyo umugore udakora nubwo ngo ngiye gukora mbonye akazi ubimwange iryo ni ikosa udakwiye gupfa n'umuntu imvuga ko ari mwiza aritonda yego wenda nta wasubiza inyuma ibyabaye ariko buriya biba byiza niyo utandukanye n'umuntu ukavuga ngo dutandukanye n'ikintu runaka gifatika ubusa ntabwo ari uko nakureze maka kuva kera uri umwana unyumva ufite ubupfura nk'ubwa papa wawe gute ushobora gufata umuntu ukamwangira ikintu gifite erega mama wenda ntabwo navuga ngo naramwanze kumutera gusa hari igihe biba ngombwa ko nyine umuntu mudahuza ukaba ntacyo muri gupfa nta n'ikosa rihambaye yagukoreye ariko hakabaho impamvu mudashobora guhuza rero ngewe wenda ikosa nakoze ntabwo nabikumenyesheje ko tutakibirimo neza nk'uko byari bimeze mbere ariko nyine ni icyo kintu cyabayemo habayemo akantu gatoya ko kuburana no kudahuza ku tuntu tumwe na tumwe ariko nta kindi kintu gihambaye cyabaye hose mama ndi kukubaza ko nabandi buze kumubaza waba warigeze gukunda urabizi neza ukuntu urukundo ruvuna ndabizi kuba umuntu atakubonera umwanya erega urukundo rurihangana kandi urukundo rugira neza ntuzi utegereje ko uzashakana n'umuntu uri marayika ariko nawe reka nkugaruke kuki ubundi wowe wabura umwana wanjye umwana iyo ukundana n'umuntu ntumuhereze umwanya nyine akubona nk'umuntu udahari ntabwo yego ari kubura akazi simbikubwiye kugira ngo ntabwo wenda ari guha agaciro cyane umukunzi cyane buri n'akazi ariko byibuze mukajya kominikasiyo ikaza cyane ukamuhereza umwanya w'umukunzi gusa ndabigenza ahantu ibintu bigeze nta garuriro bifite kandi mubwira kure kose bari abagira inama erega mama inama za kibyeyi ntabwo tuzanze kandi burya nizo twubakiraho ubuzima bwacu kuva turi bato muturera tugakura nta mwana ukura imbere y'umubyeyi ubundi ahora ari umwana rero ntabwo aricyo cyabaye ikibazo ariko ni kwa kundi Imana ishobora gukora ibintu byayo ukabona ibintu nyine birahagaze birakwamye ntibigikunze buri wese agakora izindi gahunda ze ariko Kayiri nawe urabizi sibyo ntabwo nakubereye umwana mubi ntabwo nigeze nkwanga sinigeze nkubwira nabi sinigeze nkusuzuguza tubizi so yeah Ese urabizi ko nkukunda neza sha urabizi ko nkukunda Mark numusubize
Kairi mama nguyu hano nta kibazo n'ubundi ibyo urambwira byose araba ari kubyumva kwaheri. Kairi wijya kure nyine n'umuntu abarebye gutya nyine ari kwibwira nyine urukundo rwanyu ukuntu rumeze ariko wenda iyi nkweto ya Mark yambara ari kukujuka cyangwa wenda ikakurya wenda kuri iyi saha wenda Mark yabonye inkweto imukwira ariko nawe uri umukobwa mwiza wabonye inkweto igukwira. Byari byo pe twanagafatanyije tukamusohora gusa kuri ubu ngubu hari ibindi bibazo biremereye kurusha ibyo kwita kuri Tony. byavutse se akaba ari nayo mpamvu mbabwiye ngo muze tuganire. Cyakora turakumva. ikibazo bya hano bivuka buri munsi bamuteye cyambere nuko ngende cyambere niki nuko ndya ko wowe n'ubwenge bwawe buba mu isafuriya karamenye wariye ukanamugahaga ni iki kindi kibazo cyagutesha umutwe? Si ibyo byose nta kindi gihe wankubita wanuka cyambere nuko nabyo nishyira mu gifu wa mubyeyi koko ko mubona asafasha arapfa kabisigaye byose ariko wariye yibanda bambura n'umunsi umwe nshobora kuzarya ngapfa nariye nagikina Imana imbaze ko narakugaburiye warariye ipfire ugendere ariko uzi gupfa wahaze ntabwo ubupfuye se uri se ubupfuye uragira icyo kiguhangayikije cyahehe koko ko ntarashaka ko nta mwana mfite keretse hagize umuntu winjirira umuntu umwe ku isi mama wanjye babwo twakumvishije mureke rero mbasaba akantu ngiye kuba mvuye hano gato koko ariko se buri munsi uradusezera mubyeyi ibyo navuze rero ngiye urugenda uzi ko uzagaruka ugasanga inzu yimutse yagiye dufite amapine ukayobada ukayoba waribagiwe aho wasanga umuturanyi yarasenye ntumenye aho utaha bati se inzu twari twegeranye byagenze bite wanjye nda nukurita umwana wanjye birasa afite ibibazo kandi ngomba kujya kubyitaho. ubwo ni mukuru wacu musaza wanjye akamukuru wawe none rero basize hano nazasanga barabishe tujye kutujyana none urumva se nafata abantu babiri ngo mbajyane mu rugo rw'abandi none tugiye kujyana nyine nabasabaga wenda mube mugiye mu rugo iwanyu gato washa udahagira wenda mube mushatse ahantu muba mugiye gato hehe washaka wenda n'akandi kazi ukamarayo nk'ukwezi kumwe kafate zino ntebe zikomeza utazana kungura unsohokana reka nkubwire nsigaye mbakunda nk'abana banjye sinifuza rero ntabwo ari ukubirukana ahubwo sinifuza kubasiga ngo muhure n'ibibazo ibibazo tuzabyirengera ubu nasiga inzu nkajya uriya mugore mwabonye atabica ahubwo uranyibukije nuko rero murakoze cyane no kubuza iki kiganiro ni ukuri Imana izaguha uwo muzakomezanya urugendo kuko ibyama akantu bigeze ntabwo byaba bigisubiye inyuma. mama ndamukunda kandi ndamukunda cyane ntabwo nzi ikintu byafata kugira ngo Mark abone ko mukunda cyane ntabwo mbizi yuko nashobora kuba turi kumwe nawe basi Mark ni iki nakora basi ni iki nakora ariko uriya mukobwa ukamureka basi ni iki ntakoze Mark hari ikintu ntaguhaye mama tubabarira gato tukavugana hanze gato Mark mwana wanjye ntabwo nari nariteze mu buzima bwanjye ko nzarira amarira kubera wowe ubundi urugamba turarusoza basi reka jyewe basi ngende ujye mu cyumba muganire oya nta kibazo umuhanda
reka tuvugane gatoya nawe sibyo? Kayire, maka nicyo ugiye kumbwira. ibi byose ni iby'iki ariko ubundi? Urimo kumbaza ngo byose ni by'iki? Like ntabwo uzi impamvu. Maka ibi byose ni uko mukunda. Uratinya ukambaza ngo ibi byose ni by'iki? Like ibi byose ni by'iki kweli Maka wowe? Maka niki ntakoze? Mbwira nongere mbisubiremo niki ntakoze mu ahubwo se wakoze iki? Usibye kumpemukira no kumbabariza umutima, ikindi wakoze ni iki? Akanunga like Listen. Ushakaga nerure nerekana uwo uri w'imbere ya muntu wanjye? Nibyo washakaga? Ngiye kumva numva ubwo yari Gakire hamwe na Tony. Numva ngira ko ngiye bari inyuriraho ibintu ukatara bishaka ko mbyumva nashaka kubyumva. Kugira ngo kwa kundi nkunda kumviriza. Oya nari inyuriyeho ibintu biramagara ngo ngwino twumve. Nawe uragenda urabyumva. Birababaje kuko numvishe Gakire yaratangiye guhuya bikanga imitungo se gutuyijyana ibaze bari. Umukobwa ati "Mbese tubigenze gute?" ubwo nyine tunaratangira numva ngo ngiye sheri ngiye inzu ngo tugomba ngo kuyitwara byazi bikunze urabwo tukazamusohora nk'imbwa ibaze ngo ndabara abakozi naje bashyiramo nyine ibintu birari nongeyeho ikibazo ari wowe cyangwa ikibazo n'imitungo ubona ikibazo wese nobabaje cyababaje mama gusa imitungo ni yaje ko nikura ku buzima bwanjye yanjye bari bagutwara bakagushyira akanyicada ntabwo uri muri kamera nuko rero mama aratangira Gakire bumvisha aravuga ngo aza hano ubitse impapuro ngo cyangwa aza wari ukuntu agiye kuzago kukuneka wakwikundishwaho mwongere mukundane ngo ijoro mwe gusa ngo nimuhura mu buriri nk'umugore n'umugabo ngo icyo gihe ngo mu byishimo uzaba ufite ngo uzamubwira impapuro ze noneho ngo bakuriganye ngo maze ubundi ngo baziyandikeho inzu ushiduka atari iyawe barayigurishije muri mucyo ushaka kugenda nonaha ukazagaruka usangamo abandi bapangaye n'impapuro zitari izawe twe turi hehere kugira ngo ntabwo nzahondi wigenda rero niba rero mabuja rero bavuze ngo ufite ngo iyo gahunda kandi ngo bashaka gukora mu byumweru 2 amatibo kandi wenda uretse ko ukunda kumviriza ibiri ngombwa kumva kubwo byo mu buriri wabyumvisha kuki utabisimbutse mu bintu wumvaga kandi ntabwo nkwizera ahubwo ngo ni iyo nkuru yari iryoheye rero ryose bitetse hasi kore urya umugore atanga ibintu na nyine atanga imitungo ye uko bari mu buriri baryamye mumbabarire mubyeyi kuze kutajya ukura ndakuze da ubwenge bwawe buri kugenda bugabanyuka rwose nasuze ngo umuntu akura kubera amabere yego ubwenge bwawe buba mu mabere ni ukuvuga ngo ubwenge bwawe bwaruzuye burameneka none uri gutangira bundi bushya nuko ndatangiye ndumvirije ariko ntabwo byanshimishije ahubwo ukuntu umugore atanga ibyo afite byose iryo joro kwiba azaguha inzoga kariza nabona wanyweye inzoga sinzi ibyishimo yavuze ngo azagutera bigatuma uvuga byose none ko bitinzeho ntiyabyumvishije nakakubwiye ko ufite ubwenge buke ariko ufite bwinshi kuko wumvisha inkuru wenda nzima ni buke wimucira ku ruhande sinabuke gusa ahubwo ni hafi ya ntabwo nta kibazo numva ibintu byose ari kuvuga ngo yatinze ngo ahantu ngo umugore ngo atangire imitungo ibyo rero matibori ibyo byo ntibigutera ikibazo
imitungo yanjye Gakire yirirwa yirukaho nta n'umwe azabona koko none se uba ubona koko Gakire ari umugabo wo kwizerwa cyane ku buryo nakwicara nkatimaza cyangwa nkadamarara simenye ubundi bwenge ngira ngo ni umugabo w'isezerano afite uburenganzira gusezerana twarasezeranye kura warebaga he habuze oya bimubaza ibyo ngibyo ntabwo kura bikureba uburyo umugabo murabana mukundana akakugaruka ni ibintu bisanzwe atiboraza ubwenge reka Matibore yaranize rero Matibo ugira ikibazo kuko nta gipapuro na kimwe cy'umutungo kiba muri iyi nzu wakoze pe so maka uri shyashya wowe uri shyashya like iminsi ingahe yonyine twatandukanye hahise haza umukobwa none ngo mufite mariage ese uri kujya utabimbwiye maka akantu nka kariya gakobwa nka kariya like kakoraga mu kabari ahubwo kakoze mu kabari kamaze kongererezwa amapeti ngo nabyita agakobwa kari agakozi kanjye kamesera amakariso katajya n'ikariso n'imwe agakozi kanjye maka umukozi wanjye njye nakoresheje nk'umukozi wanjye niwe ufata ukansuzuguza indaya nk'iriya waba uzi ndaza kakuyemo kari agakobwa mwajyana kwa muganga karara amajoro ntazi ubwoko like mu bagabo maka we nta nubwo wakiyubaha nika nkubwiza ukuri maka uransuzuguje sibye no kuba wisuzuguje uransuzuguje ku rwego ntashobora kumva reba akantu nk'akariya nta kabuno ntaki like nubwo wakiyubaha maka tuziranye Kayirine ntongere kumupfobya mu maso yanjye wow simvuge ko ari umukozi kuko namuhisemo mu gihe wari wantaye wamukuye hehe mu kabari aho namukuye hose ntabwo bikureba njye nkumukeneye nk'umugore wanjye indaya yo mu kabari uko ari kose aramaze maka indaya yo mu kabari uko ari kose aramaze Kayirine please wa mutuka wagira ibiki aronke reba ukuntu yaguhinduye reba nyine ukuntu yaguhinduye nawe usigaye ufite imico like ariko sinzi ukuntu navuga ntabwo nshaka kugusuzugura maka reba nyine ukuntu wahindutse maka uyu ntabwo ari we nzi maka nzi ntabwo yajya mu kabari ngo atoraguzwe ubukobwa bwose abonye aho ngaho busa nko mu ryoyi nk'uko bwitukuje ntazi ubwoko buvuta like maka imvugo nyanagazi ufite njye ntabwo nazikoresha ngo nkusebye ariko nawe ntabwo wabona ikintu kimwe nsabye urabizi maka imbere y'uriya mukobwa urabizi ko utakibona yego okay ntabwo nakibona ariko ubu ngubu uri gusebya mukeneye nk'umugore wanjye mu rugo ntabwo uriya umugore wawe umugore unyubaha umugore umpa agaciro umugore utaringaye umugore ushima wowe ibyo nagukoreye byose na kimwe wigeze ushima uzi impamvu arimo kugushima se ibyo nakoze icyo wanyituye ntabwo ukizi hanyuma uramwizeye yaje hano bigenze gute bamwirukanye maka like wake up mu bamwirukanye nawe urimo ariko ntabwo yabuze akazi gusa yabuze naho yagombaga kuba ari noneho ugiye gufata inzererezi niyo uzanye niyo ugiye kugira umugore inzererezi umukobwa utoraguye abantu bose bari bajuguye uzi ikintu cyonyine kimbabaza ni ukuri ndumva nkufitiye n'impuhwe ndumva unteye impuhwe cyane kuko ikintu utazi uriya mukobwa wita ngo ni umugore wawe ngo mugiye kuzashakana umuntu wese afite umuhungu akunda niyo byagenda gutuma umuhungu ntabwo azigera amureka afite umutipe akunda uba mu cyaro hirwa ndabizi neza ko Monalisa atazigera areka Hirwa ngo kubera wowe buri wese rega agira umuntu akunda n'uwo bagomba kubana none se wowe ntabwo nkunda so wemeye kubimona uwo yakunda uwo ari we wese I don't care as long as njye mukunda mbona ibyo nkeneye byose azabima I don't care navugana na Monalisa kandi biri kwigira uri kuntega iminsi n'iki ubukwe bwanjye buzataha wabuzamo utabuzamo icyo wakora cyose maka navugana na Monalisa njye ntabwo bindeba okay. Here we go okay. kandi ikindi iyi nzu ntabwo yanditse mu mazina yanjye cyangwa y'Agakire ubu ni birasa birasa se ko mubonye akuze rega burya Matibo burya ni mwabaye se bari kubana gute njye najyaga mbyumvaga nyine nk'uko tuba dutambuka ntabwo babanye ati
Disi niyo mbona mama afite ibibazo byinshi arahangayitse. ariko nakunda ubwo kugenda rero mureke amagambo menshi mbarangiriza inkuru zanjye kuko nkeneye no kugenda. ni none uyu munsi none none se ariko nawe rero twibwire twumva nimba ino nzu byibuze ari ukuntu umuntu azanayibamo. oya byo ntabwo muri buyibe murabushatse ahantu muba mugiye batazabica kuko sinshaka ko babicira muri iyi nzu nkazababazwa. erega muguye muri iyi nzu ni njyewe wazababazwa. bakutubwira nta kibazo mubyeyi. nanjye uri kumva Matibo karame tumaranye igihe kinini cyane. kenshi nagiye nguhwitura cyangwa nkaguhana nk'uhana umwana we atari uko nkwanze. impamvu byari ukugira ngo utazaba ikigwari ejo n'ejo bundi nanapfa, cyane ko nari ntaramenya ko birasahari nanapfa nkazabura n'unzungura. uribuka kera nkwaka indangamuntu yawe nyuma nkazana ibipapuro ngo ubisinye narakaye? yiwe ngubita igihe ngo ukubita nyine kuko wari wakoze amakosa. ntabwo wari wiriwe ukina agapira ukamena ibirahuri se ubundi umuntu w'amabere mu gatuza akina agapira gute? ubwenge bwose buba mu gatuza cyangwa mu mabere cyangwa mu mutwe aho mu maguru uramukandagira nuko leta nta mpamvu adatekereza neza. kumva Matibo uriya munsi rero n'uwo munsi nahinduriyeho amazina y'umuntu wanditse ku mitungo yanjye. ushatse kuvuga iki? uvuze ngo iki mubyeyi? imitungo yanjye cyangwa se iyi nzu ureba Gakire y'urwaharanira yanditse ku mazina yawe. hewe bivuga ngo iki? yaba njye yaba Gakire none aha dusa nkaho ntacyo turi kurwanira kuko mu mategeko Gakire yagiye niyo yaba ahari kuko mu mategeko twaba turi kurwanira inzu ya Matibori. ako si yawe. ntabwo nishimiye nishimiye ko ari ibyanjye ma ongera ubisubiremo. iyi nzu n'imitungo yawe byanditse kuri njyewe. n'imitungo yawe wowe buretse kuri Matibori urabizi neza ukaba uri kumbwira ngo njyewe nabahenda tuve muri iyi nzu? nose murayisigaramo ntabwo bayibiciramo cyangwa bibagiwe yuko n'umuzungura ari umuzungura agira uburenganzira ku mitungo ari uko nyirayo yapfuye? uretse gato cyangwa ujye kuhita unyica mfe uyisigara? ntabwo aribyo ndi gutekereza nawe ntiwabona kuko nabibitse. humura tuza sindi Matibori. uri Matibori sindi umukozi wawe sinaje n'umukozi wawe naje n'umukozi ariko ubu ndi umwana wawe kanze mwereke wowe uri mu burenganzira uvuge ngo Matibo imitungo ni yawe mbabarira uyirwanire nk'aho ari yawe kandi yawe muri make rwana imitungo ya nyoko ngiye mbikwereke. ntituva mama buretse ubu nibwo ugiye kubona Matibori wa nyawe muri make uzatunguka ari ugarutse bakubwire ngo nahinduye amazina. ngaho ndabiguhaye. urakoze cyane. niba bica umva itonde gato niba bica atazagira umuntu unshinja amaraso yanyu cyane ko nzaba ntanahari. mama tuza simvebye si uyu nguyu ngo ni ngo Toni ngo na nuriya wundi ngo nimba ari ngo Gakire bazabica. simve ebyiri nyine ni iyawe ugira se oya ni yuyu ntabwo zigoye. nizigoye pe simwihitemo kuzirwana. Matibo rwana nk'uri kurwana ku mitungo ya nyoko nawe urwane nk'uri kurwana ku mitungo wa mama wawe na mushiki wawe. Toni urumva ko Matibori afite uruhare. tomura nawe uzarugeraho mu bitsinde. arabimbwiye ngo udapfuye ntacyo atazabona. mubyeyi rwose byanga byakunda aha mu mujyi wa Kigali uhafite inzu. uretse gategera hano negera mushiki wanjye da akoranye nta kindi gitumye gukorora. bwira ejo nje kukubwira bivuze ngo turi umusaza na mushiki. ndeba ureba uyu Toni nureba Gakire turabatogosa. reka tubigisha isomo. turabatogosa isomo shitani nawe azicara agashyira agatebe akicara akiga
koko iryo ni ryo somo dushaka kuba umurozi se wituze umurozi wajyaga mbona ngo matiti hey ceceka umurozi se maka waduhaye umwanya twavugana na Monalisa kubera iki Monalisa dufite uretse bityo wumva ko nasiga umugore wanjye kumuvugana ibyo umubwire n'ubundi nta mabanga arimo nanjye nabyumva n'ubundi yaza akabimbwira nta kibazo azi kubikubwira ariko mfite ibintu byinshi naganira na Monalisa udahari ntabyo bebe birahari sinzi ibyo nani kuganira ubu niba wumva bikwiye wowe ukora igikwiye natubwira ibyo ashaka kutubwira nta kibazo njyewe nawe reka turuhuke Okay, go ahead. Tell us. Okay, ngaho ubwira njyewe ntubite ubwira mbwira njyewe ndakumva. Seke ibi ibintu byose uvugaga nakumvise umukozi wo mu rugo sundi hani nahera hembi hakana maka ndamufurira maka ndamutekera maka iyo avuye ku kazi mba ndi hano nkamwakira maka ntashobora kwambara ishati idateye ipasi yandi umukozi wo mu rugo ahubwo ndabikunda hanyuma se nyiramama wanjye ubu urumva kubwira maka ngo nagufuriraga imyenda nkagufurira amakariso imbere y'umugabo nagufuriraga amakariso imbere y'umugabo wumva ushaka kwisubiza wow ndakubeshya nawe like nakubeshye ntabwo ari umukozi wanjye ntabwo mbihakanye narabigukoreraga pe ariko se at least iyo nabigukoreraga wiyumva gute umuntu w'umukobwa bafurira amakariso reka nta n'isoni ugatinyuka ukabibwira umuntu w'umugabo ngo bagufuriraga amakariso maka amakariso yanjye yari ayazi mbere y'uko uza mu buzima bwacu nawe yari afuze maka ndabeshya ntabwo yize umfurira amakariso go ahead twese turi kumwe so urumva ibyo ari ibintu wakwicara mu bantu ukavuga umuntu w'umugabo yagufuriraga amakariso wari wabaye iki se mama wanjye si wararezwe warorowe umuntu w'umukobwa ungana nkawe bamufurira amakariso yagombaga kuyamesa kandi nawe wagombaga kuyamesa ni gute se nari kwimesera amakariso kandi mind your language please this is my house hey okay urabizi ko ibyo ngibyo avuga ngo kwitaho nanjye nari mbishoboye uwamufuriraga amakariso umwari oya wirira oya beshavura imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje imana irakoze imana irakoze byose